hari abantu benshi iyo tuvuze ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, cyane cyane bariya birabura bari muri Amerika ko ari bo Yuda, ntibabyumva. Barasobanuza bakavuga bati ese Yuda yageze ati muri Amerika? Yuda ni umwirabura gute? Nibyo tugiye gusesengura rero twifashishije ikarita, mbereke ukuntu Isiraheli yari imwe mbere iza gucikamo ibice bibiri, hasigara Isiraheli ya ruguru yari ifite bwa bwoko 10 iyobowe na Jeroboam, hasigara n'ikindi gice cy'epfo cyakiyobowe na Roboam umuhungu wa Salomo, ari bwo bwoko bubiri Yuda na Benyamini. Hakiyongeraho n'Abalewi kubera ko bo nta bakunda kubabarira. Ariko noneho ikibazo baje kugira muri Amerika gute, nabirabura gute? Ibyo bintu kuko birashoboka. Ubwo bwo Uwiteka Imana nabirabura koko birashoboka. Ni inzozi kuri benshi, ni inzozi, ariko reka nzibikwereke. Noneho nkwereke ukuntu Imana ikomeye, ari umuhanga ukomeye cyane, yandika buriya buhanuzi bwo muri Ezekiel, uko inkoni ebyiri zongera guhura zigakora inkoni imwe mu bwoko k'Uwiteka Imana, bagomba gucikamo kabiri nyine kugira ngo zizabe za nkoni ebyiri zizongera guhuzwa, zivanywe mu mpande enye z'isi nk'uko tubizi byanditse muri Bibiliya mu gitabo cya Ezekiel. Nakubwira ni rero, mbere y'uko dushaka ababirabura kari ubwoko bw'Uwiteka Yuda nuko bageze muri Amerika, inzira yose banyuze, reka nkubwire nti banzu kandi ho like ubundi twongere tuzamure noneho izi nyigisho, turebe ku bintu byagenze, kuko amateka ari kugenda noneho yifungura buhoro buhoro ku mugaragaro, nta muntu uzongera kuyajinganyaho. Reka nze rero ninjire muri iyi karita, noneho nkwereke ukuntu ubu bwoko bw'Uwiteka bwageze hariya muri Amerika, uko byose byatangiye. Noneho abantu nizere ko bahita mutangira kumva uko ubu bwoko bw'Uwiteka Yuda babirabura bageze muri Amerika. Reka tugende rero turebe uko byagenze. Aho ngaho hari mu mwaka wa 930, reka tubyandike hano, muri 930 mbere y'ivuka rya Kristo nibwo Isiraheli yacitsemo kabiri nk'uko nabikubwiye. Noneho bamaze gucikamo kabiri, ari uko umwami Salomo atanze. Wibuke umwami Salomo amaze gutanga, umuhanuzi yari yarahanuriye nde? Yari yarahanuriye Jeroboam ko azayobora ubwoko 10 akoresheje umugani w'udutambaro 10, ngira ngo urabyibuka. Bwarakeye biraba, nubwo Salomo yamaze kubita mu gutwi, yumva ko Jeroboam azaba umwami kandi yari umugaragu ku marembo, aravuga ati ibintu ntibishoboka. Jeroboam nawe ubwe yabyumvise umuhanuzi abimuhanuriye, yaravuze ati no, bishoboka bite ko naba umwami, ngewe umuja koko naba umwami? Salomo ashaka kumwica rero, ahungira muri Egiputa. Noneho umwami Salomo amaze gutanga, nibwo Jeroboam yagarutse ayobora bwa bwoko 10, ubuhanuzi bwarasoje. Baje gupfa iki rero? Tuvuge hano niho hari Isiraheli muri bino bice, kuko Isiraheli ishobora kuba yarageraga hose igakora no kuri Afrika, nubwo abantu bavuga ngo barabihinduye. Iki gice cyose rero tubifata uko. Noneho bamaze gucikamo kabiri, hano tuse nkaho tubiganyemo kabiri. Hano hari ubwoko bwa ruguru buyobowe na Jeroboam, hano hari ubwoko bw'epfo buyobowe na Roboam. Hano abepfo bajyaga i Yerusalemu, noneho abaruguru bambariza i Samariya. Nibwo Jeroboam yavuze ati aba bantu ntago bashobora gukomeza kudutegeka ari bo nyamuke, ntago twazakomeza kujya i Yerusalemu kwambarizayo, ahubwo bajye bazamuka baze i Samariya, noneho abariho twambariza. Nuko bacitsemo kabiri rero, bamaze gucikamo kabiri muri 722 mbere y'ivuka rya Kristo. Urumva ntago ari imyaka myinshi cyane, turi muri 2026 kongeraho imyaka 700, ni hafi imyaka ingahe? Imyaka 2748, hafi aho ngaho. Nibwo rero bacitsemo kabiri. Noneho muri 722 bwa bwoko 10, kubera ari bwabanje kugomera Uwiteka, bubatse za nka z'izahabu bambazaga aho gukomeza kujya epfo i Yerusalemu. Nuko Imana ibateza umwami wa Shuri, araza arabatwara. Aho ngaho tubisanga mu bami ba kabiri 17 kugeza kuri 6. Abami ba kabiri 17 6, nuko ku ngoma ya Hoseya umwami wa Shuri araza abatwara bunyago.
bamaze kubatwara bunyago rero baragiye babashuri bamuzima bukakaye cyane, ubuzima bumwe bukakaye cyane. Nibwo rero bigiriye inama baravuga bati hano hantu turi reka tumanuke. Baramanuka baza hano hari akarwa kitwa Fiji, bamanuka muri Fiji, abandi bamanuka bajya muri Australia. Ariyo mpamvu mva bavuga ubusanga butaka, abasanga butaka bahari. None abandi binjirira he muri Madagascar hano bapfumura muri Afrika. Bamaze gupfumura muri Afrika barakomeza inzira ndende kubera bwa buhanuzi, baza muri Amerika y'Amajyepfo, abandi bajya hano. Bamaze kwinjira muri Amerika y'Amajyepfo rero nibwo bazamutse, abandi barakomeza barazamuka baza kwinjira muri Amerika y'Amajyaruguru. Nuko bahageze, bamaze kugera rero muri Amerika y'Amajyaruguru, nk'uko kubireba nyuma uko byagenze, urumva banyuze bwa buzima bukomeye bukakaye, bashatse inzira kugira ngo bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri buzasoze bukunde. Hashize rero imyaka 135, b'Abayuda nabo bari barasigaye muri 587 mbere y'ivuka rya Kristo, nabo bagomera Uwiteka. Bamaze kugomera Uwiteka bajyanwa i Babuloni. Nuko bagiye Babuloni babayo, bamarayo imyaka ingahe? Ya myaka 70. Niyo bamaze Babuloni babayo. Nkuko tugiye gukomeza none twumva uko bariya bavuye i Ashuri bakamanuka bakaza muri Amerika, uko byagenze. None nuko Yuda yaje kujyanwa nawe bunyago, nuko noneho bihura n'ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri bw'imeruka, uko bari Abayuda bazava muri Amerika bagataha iwabo bahujwe n'ubwa bwoko 10 bwa buri muri Afrika. Niho tugiye gukomereza none urebe ukuntu ibi bintu bijimije, ubundi utuze wumve uko byagenze. Urumva ko babandi bamaze kugenda bagera muri Amerika. Yuda nawe yajyanywe bunyago, ariho hazabonerwa bwa buhanuzi Daniel yabonye bw'amashyanga ne yagomba kuyobora. Noneho imeruka ikaza, ariko noneho kugeza mu myaka ya 600 nyuma y'ivuka rya Kristo, 600 nyuma y'ivuka rya Kristo, ejo bundi bari bataragera hano kuri uyu mugabane. Imana yari yarabakumiriye kugira ngo bwa buhanuzi buzasoze bazabanze babayo. Noneho abanyaburayi bagendeye kuri Spain, noneho nibo basponsorinze Christopher Columbus agendayo 1492 nibwo batangiye gushaka uko baza ku mugabane wa Amerika, bamaze kumva ko bari abantu bahari bashaka ko bahajya kugira ngo bajye kubashaka babice. Ariko byaje kugenda, noneho Christopher Columbus aza kujyayo ajyanywe n'umusemuzi w'Igiheburayo witwaga Louis de Torres. Niwe bajyanye ajya gusemurira Christopher Columbus Igiheburayo, kubera ko bano bantu bari bahari barazamutse ku mugabane wa Amerika. Ni babandi bavuye za Ashuri baramanuka baza hano za Fiji, banyura nzira yose binjira muri Afrika, bazamuka muri Amerika y'Amajyepfo, babona kugera muri Amerika y'Amajyaruguru kubera ko aribo nyine bafite inkoni y'uburagwa. Niyo mpamvu babakurikiye kugira ngo bwa buhanuzi busoze uko Imana yavuze mu gutegeka kwa kabiri kangahe 28 48 68 ko Uwiteka azabazanira ishyanga riturutse ahantu kure rivuga ururimi mutumva, rikabicisha inyota, inzara, rikabambika ubusa, rikabakubita, rikabanogonora kugeza ribambitse iminyururu y'ibyuma ku majosi. Niko bwakeye biraba. Niko byagenze rero ba Christopher Columbus, kubera ko Imana yarabarekuriye baramanuka, noneho bambuka hano baza muri Amerika. Bamaze kugera muri Amerika, ibyo bakoze n'ubugesera bukomeye cyane, barabishikarava. Ariyo mpamvu bakwiye imishwaro baza muri uturwa turi hirya no hino muri za Amerika. Ariyo mpamvu usanga abirabura bari hose muri uturwa. Niko byageze, ni ukubera ko bacitse nyine iyo ngoyi bariho yo kwicwa, noneho bashaka kubarimbura kugira ngo bwa buhanuzi bari barasomye bw'imeruka ya nyuma butazakunda, kugira ngo Yuda atazava ahangaha ajya gusubizwa mu gihugu cy'isezerano nk'uko Imana yarabivuze. Wibuke abo ni Yuda
bagiye muri Amerika. Noneho haza n'ubundi bwoko 10 bwagiye buburira muri Afurika. Urumva ko bagiye bakwira imishwaro nyuma muri 70 AD. 70 AD nayo ni itariki igarukwaho cyane. Gute? Abasigayeyo wibuke ko abayuda bamwe baje gusubizwayo. Basubizwa hehe? Basubizwa mu gihugu cy'isezerano bikozwe n'umwami Kuro Cyrus. Noneho muri 70 barabasenya. Wibuke Kristo yari yababwiye ati muzamanuke muze hano. Bwa bwoko 10 bwaburiye hehe ya Shuri baje muri Amerika. Noneho Yuda niwe waje kujyanwa nyuma, ajyanwa i Babuloni, baza gusubizwa iwabo. Bamaze gusubizwa iwabo nibyo tugiye kureba uku noneho babatatse muri 70 bakwira imishwaro baza muri Afurika. Baza hano muri Afurika, noneho baza kujyanwa muri iki gice cya Afurika benshi no bari ariho bavanywe nanone baza kujyanwa mu bucakara. Basangayo babandi bagiye kera, noneho ariko bazahava noneho basubizwa mu gihugu cy'isezerano. Nguko rero ko Yuda nawe yaje kugenda hariya, akaba noneho hari kubera ko babandi bagiye baturutse bavuye Ashuri bari barabakumbye barabamaze ariho bakwira imishwaro bagiye muri utwo turwa hirya no hino, nkuko noneho ubuhanuzi bugiye gusoza. Urumva noneho uko bisobanuka, babandi bavuye Ashuri baratoroka bwa bwoko 10 bajya muri Amerika, ariko barabishe karahava ku buryo abana b'impinja ngo bavukaga babashugunyaga mu mazi kugira ngo ingona zikabarya. Noneho Yuda nawe amaze gusenyerwa muri 70, muze tubasenye batazongera kuba ubwoko nkuko tubisoma muri Zaburi 83. Barabishe karahava nabo bakwira imishwaro baza muri Afurika, barahaba babigiye kinini muri Afurika. Umwe n'abandi bagiye kera benshi bagiye basesa muri Afurika bagumayo basigarayo. Ariyo mpamvu ubona biriya bice bya Afurika y'Epfo bavuga ngo benshi ni ubwoko bw'Uwiteka, bakivuga n'igihe burayi kubera abantu benshi babakumutse imyaka n'imyaka. Urumva ko buriya bwoko 10 bushobora kuba bwiganje muri bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo byinshi, niyo bibereye kubera ko niho bapfumuriye. Bamwe bagumayo, abandi barakomeza. Noneho rero muri 70 AD muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo yaramaze kubabwira ati nimubona babatatse baturutse ruguru muzamanuke mugana igihugu gifite imisozi za Afurika. Nuko baje muri Afurika bamara igihe kirekire kugeza muri 619 ariko babatwaye babajyana muri Amerika. Wibuke Amerika bamaje kugeraho bayifashe, bishe babandi bahungiye kera, noneho kuyubaka birabananira, babona nta kuri byagenda, niko bigira inama yo kuzana abo birabura b'Abayuda bari muri Afurika. Urabyumva? Babandi nyine basenyewe muri 70 AD bari barajyanwe i Babuloni, noneho baza gusubizwa inyuma mu gihugu cyabo kugira ngo bakusenyerwa rwa kabiri n'umwami Kuro. Noneho muri 70 AD muri 70 barabasenyera, bamaze kubasenyera bakwimishwa baza muri Afurika, barahaguma aho bitaga Negroland, bahaba igihe kirekire. Aribwo noneho abanyamerika b'abanyaburayi bivanye mu Burayi baza muri Amerika, aribwo bigira inama ati nta kuri twabona twakubaka kino gihugu tujye kuzana bari abantu bagenda baturanya banyabo. Ukuntu umubare w'Imana ubukomeye, Imana ituma bafata Yuda. Noneho ubu Yuda niwe wajyanwe muri Amerika muri 619 nyuma y'imyaka 400. Uwiteka Imana aravuga ati nyuma y'iyo myaka abantu banje ubwoko bwanjye buzongera bwibuka bari bo, noneho bangarukire banyambaze mu kuri mu mwuka, nibanakira koko n'imitima yabo yose n'imbaraga zabo zose n'ubwenge bwabo bwose, nanjye nzabumva nongere bagarukire. Akaba ibyo bintu biri kuba gahoro gahoro abantu batumva batazi, ku buryo ubu ngubu Imana iri kubyura Yuda niwe ugomba gukanguka bwa mbere, bwa bwoko 10 bukazakanguka nyuma, bakazongera guhura mu kuko Uwiteka nk'inkoni imwe, bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri dusoma muri Ezekiel 29 bugasoza ko noneho ubwoko bw'Uwiteka bwongeye gutahukanwa. Nuko rero ubwoko bw'Uwiteka aribo birabura bageze muri Amerika. Yuda akaba twibandaho kuko Yuda niwe yagiye nyuma. Urumva abambere bazaba nyuma n'abanyuma b'abambere, kubera ko babandi bahungiye kera bagiye kera kwategura,
babirayemo karahava barabica koko. Niyo mpamvu mva nk'umuturwa twa St Vincent, twa Jamaica, twa Barbados, twa Bahamas, utwo turwa twinshi tuzi hariya barabirabura bose niko bahageze bahunga. None bamaze kubavidura, bamaze kubavanamo, nibwo bari abazungu bose bahaje, bava mu Butaliyani, bava muri Espagne, bava mu Faransa, bava mu Budage, bava biriya bihugu byose za Ubwongereza, biriya bihugu byose wumva kabisa bazayo. Niyo mpamvu bakoze igihugu cyitwa ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu 50. Kumbi byari bihugu Imana yahungishije abantu bawe yatumye bajyayo, ariko noneho iramanze kumira abazungu. Nyuma nibwo yabaretse bajyamo, barabiraramo kabisa karahava, kugira ngo bwa buhanuzi bwo gutegeka kwa kabiri 28 busoze ko Imana izabateza ishyanga rizabavuna rivuga ururimi batumva. Ariko noneho finale rero kimeze, Imana yarababwiye ati abazungu, dore ubwoko bwanjye mugiye kubakorera ibyamfurambi, ariko nimurenze urugero mwebwe nzabakubira nka 7. Ibigiye kuba rero abantu benshi batumva, ariyo mpamvu n'umuzungu azakora igishoboka cyose kugira ngo agutere inyuma, kugira byose aguhinze, kugira ngo bwa buhanuzi bw'inkore bibiri butazasoza. Nuko bazi ko ibihano bizaza nyuma yabo, ibihano byabo n'ubugesera, kuko bazabacakara kahave, ko mu wicisha inkota azayicishwa, kandi ujya mu mucakara azamucakara nawe. Noneho reba umwirabura noneho ari hejuru y'umuzungu inshuro 7. Nibyo bintu bijya imbere rero abantu batumva, batazi, mukakurikira amadini, mukambaza, mukagira gute, mutumva ibyo ari byo, ariko uko bimeze n'ubugesera bw'ubuhanuzi bukomeye cyane. Imana noneho ukuntu igiye kuzabigenza, bazagenda babyuka gahoro. Noneho Yuda nimara kubyuka neza muri Amerika, bimaze kumenyekana ko ari bwo bwoko bw'Uwiteka, batangiye kuvuga bati turashaka gusohoka, turashaka gutaha, gusubira mu gihugu cy'isezerano. Ari bwo bwa bwoko 10 muri Afurika nabo bazabimenya, bakaza hamwe noneho bagakora ya nkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. Ibi bintu nibyo biri kujya imbere mu isi, ibintu batakubwira, ubwo bwiru noneho bwa bwiru bw'Uwiteka bwishwe imyaka 1000 bugaragare, aribwo abantu bose bazatangara barire. Yeremiya 16:19 ni koko twarazwe ibinyoma n'abakurambere bacu, ibi bintu nta mumaro mwatuhaye. Kuko urabona ibintu by'isi ubifata igihe gito, ukiryoshya mukumva ko waje isi umuntu tumwe gusurahagije, Imana ikakwereka gusubiza mu byicaro bigukwiriye. Niko bizagenda rero n'abari abantu, ubwoko bw'Uwiteka nibwongera kugaragara, kandi birivura. Urabona ko tugenda tubikozaho imitwe y'intoki. Naravuze nti hari igihe wenda kugaruka kwa Kristo twese tubwirwa gushobora kuza wenda tutakiriho, cyangwa se tunariho, ko Kristo aravuga ati byanze bikunze n'ingaruka azaba ariho. Kuko se n'ingaruka nzasanga mufite ukwizera, bishobora kuba tuvuga wenda ko bizaba tutariho, ariko ukuri k'ubwoko bw'Uwiteka, ukuri k'ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri, ukuri abantu b'Imana nyabo ni bande, kuri gukomanga kandi kuzamenyekana byanze bikunze bidatinze. Ntabwo navuga ngo ni imyaka 5 cyangwa 10, ariko ngiye numva ko ntabwo tuzageza imyaka 20 ubuhanuzi budasoje, ubwoko bw'Uwiteka butagaragaye. Kuko urebye umuvuduko biriho, uko bigenda bimenyekana, abantu bose bagenda babitahura, ibintu nta myaka 15 20 irimo, nko mu myaka 10 bizaba bizwi. Kubera gihamya ni iyi, nuko Satani afite icyo twita deadline, ahantu ntarengwa yihaye kuba arangije isi kwifata mu ntoki. Kuko natayifata mu ntoki muri iyo myaka 5, aba ari imyaka 5. Nukuva niba Satani aba ari imyaka 5, no kuvuga ngo ibi bintu nta myaka 10 isi bisigaje kugira ngo bimenyekane. Turabyumvikana? Satani afite imyaka 5 yuko bashyize ibyo bimenyetso, umubare n'izina by'inyamaswa mu bantu. Nimba atangurwa n'ibyo bintu mu myaka 5 ngaba bisoje, no kuvuga ngo mu myaka 10 byanze bikunze tuzaba tuzi ubwoko bw'Uwiteka ni bande. Ngayo nguko rero uko ubwoko bw'Imana iteka Imana byageze hariya muri Amerika, noneho baza kwisanga bari kuri mugabane, uko bazahava nabyo bikazaba ubufindo, nuko bazamenyekana bikaba ubufindo. Abahora bambaza rero ngo Yuda, ngo shanko Yuda ntabirabura ntabwo ibyo bikunda. Dore uko byagenze ndabikweretse, ahasigaye nawe ushungura ibindi bikemba mberetse, ngira ngo mbafashe namwe
mbabera urumuri namwe mukanguke mushakashake n'ibindi byose uko byagenze. Urumva ko ni ibintu byinshi cyane, urumva harimo ibyo nasimbutse ntabwo nabinyuze muri detail, ntabwo wabikora muri video y'iminota 30-20 ngo bikunde. Niyo mpamvu namwe tuba tubavungurira kugira ngo namwe mushakishe noneho murebe uko ibintu byagenze, kuko byagenze gute, nuko twese tuzabohoka noneho tukanyoterwa bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri, nibwo noneho buzaza bugashyira umucyo ku bintu byose, abantu bakava mu bujiji. Kuko urebye ibintu bira muri isi ya Satani birababaje. Koko Imana duha urumuri rutunanire kugira ngo uwo mwijima tuwucubye koko, kandi nta na rimwe umwijima waganjije urumuri. Iyo natwe turigaya twavuga tuti ese dukora ibishoboka, ese natwe duterera hagati muri iyi nyoko tube nkamwe mudavuga ngo mushakishe bababwira ibintu ngo Yuda n'abirabura ubwoko bw'Imana birabura. Ibyo ntibishoboka, have no. Niko byagenze, imyaka ibaye myinshi cyane, urumva ni hafi imyaka 2750, hafi imyaka 3000 byibuze ya hafi ishize babinyanganyije. Urumva ko ni imyaka myinshi cyane. Yes, turabumva kuba mutari mwabitahura, ariko twizera ko with time mu gihe muzabitahura ariyo noneho muzaza mugatutiza umurindi ko benshi nitumara kubitahura turi benshi cyane, niko noneho bwa buhanuzi buzasoza. Abashimiye rero akomeje kwandikira muri benshi cyane, nawe utariyandikisha subscribe noneho kandi like kugira ngo ubutumwa nk'ubu bugere ku bantu, muze dukomeze dushakisha ukuri kubohora imbohe. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov me.